7 Mountains TV. Mumeze mute bantu banje, mumeze mute abo kuri 7 Mountains TV, ariko n'abandi mwese muri rusange ndabasuhuje. Nizere ko mumeze neza kandi muguwe neza, nizere ko ubuzima burimo bugenda neza. Ariko kandi no kubo ubuzima butameze neza cyangwa se bumva batameze neza, nabihanganisha nkababwira ngo mukomere cyane kandi mwihangane, kubera ko ku isi niko bimera muri iyi minsi. Ntabwo ibintu byoroshye, ndakubwiza ukuri. Ahantu hose ubusanga ibintu bitoroshe, kandi ahantu henshi ubusanga ibintu bitameze neza. Ariko nanone nta kindi gishoboza isi cyangwa se nta kindi cyagushoboza gukomera uretse kwihangana ndetse ukashinga iryinyo kurindi. No kuvuga ngo iyo ubuzima buciye umurongo urakurikira utaburanye, kandi ubuzima buciye umurongo byanze bikunze ubukwiriye gukurikira kandi ukagenda wiroheje mu mutima, kubera ko yuburana n'ubuzima cyangwa se yuburana n'igihe usanga uvunika cyane, cyangwa se urwana n'umutima ugahora ubyimbye, ariho hava agahinda gakabije, cyangwa se ariho hava impfu za hato na hato abantu biyahura. Yes, ni Emma kuri 7 Mountains TV. Reka nizere ko mumeze neza kandi reka nizere ko muguwe neza cyane. Nyine uyu munsi ndaje ngo tuganire, ni quick update cyangwa se nandi makuru mbiherayo mu bya green card, kubera ko ni update mba mbonye nkavuga nti reka nzigezeho abantu, cyangwa se reka zitangarize abantu. Ariko nkuko mubizi mu kiganiro cy'iminota mike ndi bukore, mbanza kuganiraho namwe akantu gatoya, cyangwa se mbanza kwiganiriraho n'abantu badukurikira cyangwa se badukunda, tukajya inama cyangwa se tukungurana ibitekerezo. Yes, baza ngo uyu munsi turaba tuvuga kuki. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kantu bita kurwana n'igihe kitari cyawe. Iyo urwana n'igihe kitari cyawe, byanze bikunze ugwa ruhabo, niko bavuga mu Kinyarwanda, cyangwa se urinda ugwa utaragera kucyo wari urimo urasanira nacyo. Kubera iki? Urimo urarwana n'igihe kitari cyawe. Wambaza ngo umuntu amenya ate ko igihe ari icye, cyangwa se umuntu amenya ko ate igihe cye kitaragera? Yes, wowe urabona ukorera amafaranga yenda urugero 100,000, noneho urangije uravuga uti ndashaka gutura i Kigali no kubaka inzu ya miliyoni 60. None ukavuga uti mu 100,000 byanjye ndaza kubaka monte inzu ya miliyoni 60. Warangiza ugashaka kurwana n'umutima, ukajya muri banki gusaba inguzanyo, ugasanga ntabwo bari bukurengereze miliyoni 1. Ukajya muri sako gusaba inguzanyo, ugasanga ntabwo bari bukurengereze miliyoni 1. Ukaapurayinga ahandi hantu akazi, ukabona biranze. Ugashakisha nyine uburyo bwose ushobora kuba wabona izo miliyoni 60, ukabona biranze. Nimugapanga imitwe, ugashaka kuguza abantu, ukabona ntibizavamo, ukagira ute, ukarara udasinziriye wibaza hejuru y'ibihumbi byawe 100. Niba ugihembwa muri range y'ibihumbi 100, cyangwa se ariyo winjiza ku kwezi, cyangwa se business ukora ariyo yinjira, buretse kuvuga ngo urashaka inzu ya miliyoni 60, cyangwa ngo uvuge ngo urashaka inzu ya miliyoni 50, kubera ko urumva biragoye cyane. Ariko ikizakubwira ko igihe cyageze nuko nyine izo income zawe ziziyongera. No kuvuga niba zava ku bihumbi 100 akagera ku bihumbi yenda 300, niba zava ku bihumbi 300 akazamuka akagera muri 800, 900, uzatangira utekereza uti noneho ariko birashoboka ko na kubaka inzu ya miliyoni 60. Naho ubundi igihembwe ibihumbi byawe 50, ukavuga ngo ugiye muri banki kwaka inguzanyo ya miliyoni 60, bikakuraza udasinziriye, bikakuraza wibaza ngo bimeze bite. Uri mu rwana n'igihe kitari cyawe, uravunika kandi ukavunikira ubusa. Ingaruka rero zikubwira kuri mu rwana n'igihe kitari cyawe, ntabwo unyurwa n'ibyo ufite. Uhora urakaye, uhora ufite ikintu mu mutima kivuga ngo kubera icyo abandi bo ngo byagenze gute. Uhora ufite ikintu mu mutima kivuga ngo kubera ki abandi bo babigezeho, njyewe niki kubera iki runaka, ko ntacyo ndusha, ko ntaki. Ariko mu by'ukuri abakurushije ayo mahirwe, cyangwa se abakurusha ko nyine we byamukundiye akagera kuri icyo kintu. So rero nakubwira ngo menye igihe cyawe kandi umenye igihe cyo gukoreramo ikintu, naho ubundi wazabyimba umutima n'umutwe hafi guturika,
ntabwo mvuze ngo ntutekereze, ntabwo mvuze ngo ntukore cyane, cyangwa se simvuze ngo ntugerageze amahirwe, ariko nanone ugerageze amahirwe ashoboka kandi ugerageze amahirwe ubona ko koko ahari, naho ubundi ndakubwiza ukuri wazaturika umutima. Abantu benshi baba bafite agahinda gakabije kuvuga ngo ndahantu ntagomba kuba, nta modoka mfite kandi ngomba kuba nyifite ntaki, kandi mu by'ukuri ubushobozi ufite uwo munsi butabikwemerera. So icyiza rero menya ubuzima urimo uwo munsi, ube mu ubwo buzima, apana kazi ibitekerezo no kubityaza cyane kandi kutari bubone igisubizo. Ikindi ikibazo utari bubonera igisubizo uwo munsi, nta mpamvu cyo kurara kigutesha umutwe cyangwa se cyo kurara gituma udasinziriye. Cyakora niba ubona byashoboka kandi ukabona izo nzira zishoboka, uragerageza nyine ugatekereza kandi uragerageza ukarwana intambara zose iz'umutima n'iz'inyuma kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ariko ndababwiza ukuri, igihe cyageze ibintu ujya kubona ukabona biracamo nawe utazi uburyo birimo biracamo. Icyo ukozeho cyose kiroroha, icyo ukozeho cyose gihinduka zahabu, wa mugani wa za nzozi za wa mugabo twize muri primaire. Yes, rero update zihari ku bantu bashaka kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kuri green card. Nababwiye ngo tombora ya green card ibiri open ku muntu wese witwa ko yujuje ibyangombwa, warangije segonderi, ufite imyirondoro yuzuye, ufite igihugu cyemererwa kuba applying iyo green card cyangwa se ibyo byangombwa cyangwa se iyo visa. Noneho warangiza ugategura ifoto yawe nziza, amazina yawe neza, email yawe, aho wavukiye, umujyi wavukiyemo, address ubonekaho zose, warangiza ukagana ku muntu kwa applyingira cyangwa se nawe ugafata telefone yawe ukabyiapplyingira. Ariko biba byiza iyo wegereye umuntu bisobanukiwe akakwa applyingira neza. Rero turi mu gihe cyo kwiyandikisha cyangwa se cyo gukina lottery cyangwa se green card. Tukaba tugeze ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 ndetse tugeze 31 kuko bwije cyane. Mbwira abantu ndetse nibutsa abantu bafite muri gahunda ko amatariki arimo aragenda. Icyakora update nzanye uyu munsi nuko bongeyeho iminsi nk'ibiri. Murabyibuka ubushize ko nababwira ko system yari yagiye down, abantu ntibabone uko biyandikisha. Iyo minsi rero bayisubijeho, iminsi ibiri system yagiye down. Noneho nabo babitekereje baravuga ati reka twongereho iminsi kubera ko hari abacikanwa cyangwa se hari abazacikanwa, baba barabipanze. Abantu bakora kuri timeline wa umuntu aricara akavuga ati njyewe iki kintu nzagikora kuri iyi tariki, undi akavuga ati njyewe iki kintu nzagikora kuri iyi tariki. Rero kubona ko wari warapanze kuri iyo tariki akanyuramo iminsi igucitse, niyo mpamvu bongeyeho iminsi ibiri. Uyu munsi itariki zo kwa applyinga bazigijeho inyuma gatoya, no kuvuga ngo system bazayiclosinga cyangwa se bazayifunga ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 isaa 6 z'ijoro. No kuvuga ngo rero bantu mutara applyinga cyangwa se bantu mubifite muri gahunda, mwibuke ko amatariki yagiye ejo ni 31, ejo bundi ni ya mbere, hasigaye iminsi itageze ku 8. Yes, nibutsa abantu bose rero mubifite muri gahunda ko mukwiriye kugerageza no mahirwe. Narababwiye ngo aya mahirwe mw'abantu mwe na mahirwe adasanzwe, kubera ko iyo ugize nyine izo chance bakagufata wimukira muri Amerika guturayo cyangwa se ntunature ariko ukaba ufite ibyangombwa byabo ukajya ujyayo igihe ushakiye. So rero nkavuga ngo nta mpamvu yo hesitatinga, wagerageza nawe ukagerageza amahirwe. Nta mpamvu yo kutagerageza, nta wiyimumwe imahari, nta mafaranga menshi bisaba yenda kereka kwishura nk'uwa kwa applyingiyeho makeya akagukorera application ubundi ugategereza. Narababwiye ngo urapplyinga, wamara kwa applyinga bakaguha confirmation number ukayibika, niyo uzakoresha ubutaha zitazasotse mu kwa 5, noneho akaba ariyo ukoresha mu kureba niba wabaye selected. Indi chance cyangwa se ikindi nababwiye nongera kubibutsa nuko niba uri umuryango, umugabo n'umugore, mukwiriye kwa applyinga mwese, ugashiramo umugabo nka main applicant, ugashiramo n'abamambure b'umuryango wawe bose, warangiza ukapplyingira n'umugore nka main applicant cyangwa se nawe akapplyinga nkawe akavuga ko afite umuryango, noneho mukuzuzamo muri babiri byongera amahirwe. Nibutsa ko iyo mufite umwana ufite imyaka 18 we akina nkawe, kubera ko ntago yimushizemo nk'umuntu nyine ko ari umunyamuryango, ntabwo system ibyemera, ahubwo bakubwira ngo ngo warengeje imyaka nakore application yiwe nkawe ku giti cye.
so rero nkaba mbibutsa abantu mwese ngo mukore iyi application abo bishobokera cyangwa se ababyiyumvamo, kubera ko iyo ugize amahirwe bakagufata ubuzima burahinduka, cyangwa se nta mpamvu yo kwesitetinga cyangwa se nta mpamvu yo kutarambikamo iyo application yawe ngo utegereze kimwe n'abandi bose urebe ko ubuzima bwazakunda. Yes, ni iyo update nabahaga abakunzi ba 7 Mountains TV cyangwa se n'abandi batureba nyine bataradukunda cyangwa se bataradukorera kuri subscribe, ariko nshimira cyane abantu mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya 7 Mountains TV, kandi nsaba n'umuntu mushasha wese uba uhageze nawe nyabona duhe subscribe, duhe like, duhe share please. Ntacyo bitwaye kudushyigikira tukareba ko twazamuka tukava muri iyi mibare y'abakambakamba tukagira mu mibare y'abamenye kugenda. Ndabashimiye cyane rero, ni Emma nk'ibisanzwe, murabizi ndabakunda cyane kandi murabizi mbahoza ku mutima. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha impagarike n'ubugingo. Mbibutsa ko televiziyo yacu ivuga ku by'imisozi 7, imisozi duhagararaho hanyuma tukaba abizerwa kuri yo, Imana ntitubure. Nkunda kubibutsa ngo iyo ugeze hejuru utumbagiye ukibagirwa Imana, ni nko kujya mu isoko wavomeragamo warangiza ukayiribata cyangwa se ukayikandagiramo ukanduza ayo mazi, bituma bikugiraho ingaruka. Iyo umaze kwanduza ayo mazi byanze bikunze ejo inyota irakwica cyangwa se n'umwuma wakugirira nabi. Rero ndabasabye kugira ngo aho ugeze hose, ibyo ugezeho byose, jya wibuka ko ari Imana ibigena, nurangiza uce bugufi mu mutima ubwira uti ndagushimiye Mana, ujye witoza gushimira Imana ku gato n'akanini. Thank you so much, Emma.